tugiye kureba indi ngingo ya 9 n'iya 10 kwita ku rugo. Iya 10 yo ikavuga kudacana inyuma. Iya 11 turi buze kubona icyo bise isuku. Iya 12 tuze kureba gukorera hamwe. Iya 13 turi buze kubona kutisahura cyangwa mu yandi magambo kudasesagura. Abantu muri gukomeza guhamagara, reka mbibutse yuko tutari buze kubitaba nonaha, mutegereze undi mwanya nza kubaha. Noneho ingingo ya 14 mugomba kumenya umukuru wo mu rugo. Reka tubanze tusesengure ingingo ya 9. Kuri iyi ngingo ya 9 kwita ku rugo, ese iyi ngingo irareba nde mu rugo n'indi itareba? Ibi bintu mu bintu bimwe bituma ingo zisenyuka, tugasanga abantu benshi bisanze mu bibazo mu buryo butandukanye. Intambara zigahoramo n'urudasenyutse rugasigara rukubitana imigeri, bagaseka iminota 2 ariko bakarakarirana iminota 10. Ni ukuvuga ngo igihe bamaze mu byishimo nicyo gike kuruta igihe babazanya. Kandi uko mureba rura rugo rwose rwubatse, uko ureba twese twambara amakote, abandi bakambara imishanana, abandi bagakenyera tukanywa inzoga, abandi bakanywa amaji, abandi bakarya inkoko, abandi bakarya amafi. Kuri iyo ubona abasore bambaye bashimanitse amacunga, abandi bari gucamo n'ibikwerere, ariko mu kujya gusenya ruriya rugo nta muntu n'umwe batumira, bose mwumva ngo bagiye hariya. Iyo ubonye ifoto y'umuntu watahiye ubukwe yamaze gukora divorce, hari iyo foto uyibika mu rugo cyangwa urayishwanyura. Akabazo kw'amatsiko ngise, niba wambariye umuntu ukamubona amakote video yiri aho ngaho warayifashirira iki wawe mu rugo, ariko iyo uhuye yarakoze divorce, ese reka nkubaze ibyo ko turakomeza ukabyambara? Ayo mafoto se buriya muyagenza mute? Mureba amafaranga mwafoteje kuri ayo mafoto, murebe video, murebe uburyo mwarebanaga, disi byari ibinyoma. Bati indirimbo ya Lucky Prepare yitwa It's Not Easy. Ese uwo mwanya mujya mubitekerezaho? Reka mbabwire inama mu bantu muzajya muba mugiye gutandukana. Kugira mutandukane neza, reka nze banze mwereke ingingo ya mbere uzakoresha kugira ngo ujye gukora divorce ufite umujinya wihuse. Inama nziza ngiye kubaha kugira ngo mujye muhita mutandukana byihuse. Ujye ubanza ntuzajye ugiye gufata icyemezo cyo kurakarira umugore wawe mwasezeranye. Ujye ubanza ujye gufata ifoto mwasezeranye mu bukwe, muri gusomana mwambikana impeta. Uwo mwanya nureba ya foto mugisomana mukanze kwambikana impeta, uzahita ugenda usubireyo byo kumutuka. Ariko mbere yo kumutuka uzabanza utekereza uburyo wagiye n'uburyo kwa kundi ibyo byose ko wagiye ubikora, nurangiza uhita uvuga ati wakigoryewe kugira ngo ugire umujinya wo gusenya urugo. Ako ni akanama ka mbere ko gukora divorce, ariko kandi muri discipline. Indi nama ya kabiri, nuzaba ugiye kumukubita urushi, uzibuke cya kiganza wamanitse mu murenge uvuga yuko mugiye kubana nta gahato, ukamubera umugabo kutamubereye inkoni. Aya magambo mwibuke, uzajye kurahira umanye ku kuboko uvuga ati ndemeye nta gahato ko njyewe nyirakibindi mbaye umugore cyangwa se mbaye umugabo wa gikona. Ako kanya numara kubimanika icyo kiganza wibuka uko wari ukimanitse, niwe usanga wararahiye ko ugiye kumubera inkoni, uzari mukubite cyane. Nurangiza uyimukubite ku buryo yumva, ariko niwumva waramubereye umugabo uzakora inshingano z'abagabo. Nurangiza ugiye kongera kurakara kuri indi kosa yagukoreye, uzahite wibuka umunsi wa mbere wambaye ubusuri. Ibyago rero bigiye kuba hano nuko uzasanga warambariye ubusa benshi. Icyo nicyo kibazo. Ahubwo yewe uzagenda wirukanga divorce uzaba uyibonye, uzahita wibuka undi uzambarira ubusa n'ubundi usanzwe kuza. Ayiwe Mana yanjye, nicyo kibazo gihari. Ariko se nusanga waramwambariye ubusa ariko nawe yarabwambariye undi. Bakobwa namwe abasore, reka bagira inama. Iyo mwanya mbaye padiri cyangwa mbaye shehe, reka mbibutse ko uwo mwanya uko urushaho kwambarira abantu benshi ubusa, bizakugora cyane igihe cyo kugira ngo uzagere ku rwego rwo kwihanganira umugabo, cyangwa se uzagere ku rwego rwo kwihanganira umugore, cyangwa umwihambireho. Erega haje systeme n'imvugo nziza ivuga ngo nta kwihangira ku mugabo akataramagara karashakwa. Icyambere nuko ufite amafaranga yo kwitunga, amafaranga asenya urugo, nta bakene basenya ingo. Ayiwe nshuti yanjye, hano turi mu isoko y'ibyishimo by'umuryango.
n'iyo soko y'ibyishimo by'umuryango niho ndi kukugira iyo nama. nubwo warakaye cyane uzajya uhita wirukangira kuri alubumu. niba bamwicaye muri salo mwembi mwarakoze mariage, warangiza ukabona byabacanze, umujinya wabaye mwinshi, muri mwese habuze n'umwe wihangana, umwe azahita yirukanga ajye gufata CD y'ubukwe cyangwa flash ahita ashyira muri televiziyo, mwicare muri salo mwese, umwe muri mwe afata imfunguzo z'icyumba kimwe n'imfunguzo z'ikindi cyumba ahita azigumana, mugume muri salo mwese, nimurangiza murebe ya foto ya video y'ubukwe bwanyu bw'isoko y'ibyishimo n'umunezero, maze nimukomeza kurakarirana muzahite mujya gutandukana burya. ariko iyo mujya gutandukana mujya mufata umwanya ngo mwibuke uburyo mwasomanaga, uburyo ki reba amacandwe umwe yose mwashiranye mu kanwa yiwe, warangiza ngo mugiye gutandukana mugeheze gupfa. ese uwo muntu ko mutandukanye wirukanse ujye ubanza utekereze ngo nuwuhe mugore mwiza nabyaye njye ntibyariye ngiye kubana nawe uzanyubaha 100%. nurangiza nawe mugore uzatekereze ngo nuwuhe mugabo mwiza mwibyariye nzi neza uzaza akamfata neza. uzabona ukubaha, ariko ntungere kuri cya gikorwa ukiburi n'ubundi uri mu kinyumba vuga dore wa mugore yari bishyana. ntabwo banganya imbaraga, ntugire ibyago ugasanga ugiye atanganya imbaraga n'uwo wataye, bizagenda nta marira gusa, nta mahoro ku isi ahari, nta mahoro ku isi ahari. uwishimye kuri kamwe ababaye ko kandi. please niba ufite umugabo wawe muri kumwe aho ngaho, hari abagabo nituvuga abagabo mwumve b'abagabo, wa mugabo ujya kunywa inzoga ukaza rero amafaranga y'urugo wayamaze, utuntu twose two mu rugo watugurishije nta bugabo bwawe, ako kanya uhite winenga. ariko kandi wasanga wowe uri gukora ibyo ngibyo ari wowe ufite wa mugore ukubaha, mu gihe wa mugabo wundi we utanakora ibyo ngibyo akeneye uwo mugore wawe wamwuba. umunsi bagutwaye uwo mugore wawe agize amahirwe agahura na wa mugabo ukeneye umugore umwuba, wazarirayo kwarika. niyo mpamvu wazajya wirirwa uvuga muri yari umugore wanjye, yari umugore wawe se kwa nini wowe maze ukuntu mubwira kwita ku rugo niho turi no kwari ibintu byari bijyanye kwita ku rugo. wa mugore we menya urugo rwawe rwaramutse abana bameze bate, ibyo bintu banze ubimenye. numara kubimenya umenye ngo umugabo wanjye arambara iki. kwita ku rugo buriya ntabwo hasigaye kwita ku mugabo. kwita ku rugo, mu rugo ufite inshingano zo kwita ku biri mu rugo byose, hadasigaye n'umugabo. ukamenya umwambaro w'umugabo urameshye. wafashe urugo rwawe urangije uruharira umukozi arangije akorera neza ibintu umugabo byose yari akeneye abimuha ku buryo bukwiriye. urangije wowe urireba ngo nuko wisize inzara, ngo nuko wambaye neza, ariko wibagirwa ko iyo myambaro myiza wambaye ari uwo mugabo wayiguze. ikindi gikurikiyeho, nubwo ari wowe wayiguriye, ufite amahoro y'uko yambaye ukaberwa kubera ko atarara guhoza ku nduru no ku nkeke. rero uwo mwanya hita uzirikana ko uwo mukozi umweguriye bamwiteho muri byose, agiye guhita kumutwara. umugabo ni umuntu ureba akabona uburyo umukozi amwubakiye, amuteguriye neza, noneho mwatariye ubwenge mugatana umutwe, abasabiye n'uburiri, arasasa uburiri neza ku buryo ki wowe utigeze mubana usasa ubwo buriri. kubera iki? uri mu rugo iwanyu, mama wawe yaragutetesheje ngo uzabeho neza, ngo nta kuba umukozi wo mu rugo, ngo babonye umukozi wo mu rugo unanirwa no gusasa uburiri bwawe, agushakira umukozi. ariko urugo ugiyemo nta mukozi ukwiye kukumenyera urugo rwawe. uwo mukozi rero ni umukobwa mwiza, ateye neza, nubwo ari mu rugo rwawe zirikane ko hari isi yamuhindutse. ariko kandi uwo mugabo wawe nawe amuhaye ibyakenerwa, akongera akamufata neza aho ngaho mu rugo, wahita usa nabi kumurusha. ni ukuvuga ngo rero umenya icyumba cyawe, wite ku rugo rwawe, umenye yuko umugabo wawe ni umugabo wawe. icyumba cyawe ni icyawe. uriya mukozi arasasa uburiri neza, yarangiza kusasa neza azahita buryama. umugabo abanza akoreho nyine, abanze yumva ariko ko nawe burya agize akantu bamukorera byagenda neza. kugira ngo hariya ahantu mwese simumeze kimwe. umugabo aragenda, yamara kugenda akananirwa kuzuza inshingano ze, wari muri bizinesi gusa, kandi mu rugo iwe afite umusore uri gukora akazi neza, agakorera nyirabuja akazi neza, ariko umugabo aherana na bizinesi, yibagiwe ko yashatse umugore. wagira ngo yasanye umuntu wo kumucungira neza umutungo agatawiba, akanamurerera n'abana, akanamubyarira. yanjye wazanye umugore ukeneye kugira ngo yitabweho. mu byo ugomba kwitaho rero ku rugo, menya yuko ugomba kwita ku mugore wawe.
umugore ita ku mugabo wawe. Nuza n'umukozi nkamukwitireho azamwitaho neza neza. Buriya rero ntabwo igisabo gishaka kwiba kivuga neza kigakorana byiza kugira ngo bose wajya cyizere, namara kucyizera kibona uburyo kizamwiba kitanari guhangana. Abantu nibamubona yikoreye ibintu bavuga turiya bose wasanze bamuhaye ibintu byose akabitwara, ntihagire umukurikira, muzasigare muri guhamagaza ngo ribwe dushakira uwo muntu wabyibye. Rero uriya mukozi we iyo amaze kubibona neza kuri indangare kubaza ubuzima bwawe bwo mu rugo wanarakaraba neza, dore ko inyama nziza n'amata meza yayandi y'abana banywa abagabo batemerewe kunywaho n'abakuru batemerewe kunywa, abakozi bo bayanywa neza. Kuzana ibuno we umva nyashikaza pe igwede rikarigwede nshuti yanjye, aho ngaho azatetema no kukurusha. Narangiza rero umva umugabo nakoraho. Reka twigarukire kudacana inyuma mw'abagabo namwe mw'abagore, nubwo uwo mugabo nubwo uwo mugore agufashe neza ariko si uwawe, ntumva kwitaho si uwawe. Nshuti yanjye ibuka ko umugore wawe ari wawe wundi wemereye ukarahirira. Nubwo utamurahiriye, hari abantu bavuga ngo umugore wanjye tubana nitwasezeranye, akamusuzugura akamufata uko yiboneye. Ariko se niba umusuzugura ukamufata uko wiboneye, irwe navuga ko mutasezeranye agashaka undi mugabo, wowe uragira ngo uzasigara utekanye, uzasigara umutwe wawe waminaguritse. Nshuti yanjye nuko nyine abantu nk'abo ngabo iyo bahuye burya bose bafite ibyo bitekerezo barabana. Ariko ikibazo buriya impamvu mubikora ni uko ubura n'umugore warahiriye yuko we azashaka umugabo umwe akiyemeza akababara akihambira akagumaho, niyo mpamvu muri kumwe. Ariko washatse wa mugore wavuga ati ndagiye, nawe ati nanjye ndagiye, yanjye wacisha amata yakubwira ati ntiwongera kunca inyuma rimwe nanjye ndajya kugita. Yananiye kuvuga za mvugo z'abantu, reka abarajya ko kwa kundi turi abantu bakuru aba hari ibintu tudakwiriye kuvuga. Ni ukuvuga ngo aho ngaho nimuza guhimana ntabwo bizagenda neza. Irinde guca inyuma umugore wawe. Ikintu cya mbere kizana umunezero mu rugo n'umugabo udaca inyuma umugore we. Iyo umugabo adaca inyuma umugore we ahantu ari hose, iyo abonye umugore mwiza agatekereza umugore we akiri mu rugo mu buriri, agahita abona umugore we nta muntu usa nawe. Umugore iyo abonye ikindi kigabo bakorana mu kazi ba bose we batangiye gukora ku igwede cyangwa se kwa nyashya atangiye kwikwita aramubwira tumva mubwire wa mugabo ntabwo ndi baro, ntabwo ntagatenesi urimo udonda, aka kazi kawe wakagumana, mfite umugabo umwe nirahiriye, ibyo byurimo ntabwo ari iby'isi we. Yarangiza akaba yubahishije umugabo we, ibyishimo bikamutaha bikaza bigasa. Mbese uwo mugabo iyo atashye mu rugo atahana ubwuzu, ndetse umva bahora muri ya ndirimbo yitwa ngo kongere kabiri. Ariko babantu babanye nawe bacana inyuma batandagariwe we akayo urayura iki kuvuye gukora akazi kawe kakunaniye mu rugo rwawe. Abana bawe ntibakibona blueband, ariko abo mu rundi rugo bari kuyibona. Icyambere kibi cyo gucana inyuma ni ukubera yuko guca inyuma uwo mwashakanye bitera umwaka. Nuca inyuma umugore wawe, ikintu cyambere kizakwereka yuko uri kwitera umwaka n'umunezero ntawe uhari, muzahomba. Niba ari umugabo ufite business agaca umugore w'inyuma, muzarebe igihe cyose uwo mugabo agomba guhomba. Aho kugira ngo bagende batera imbere bagenda basubira inyuma bakabona amafaranga, ariko inyatsi ihita yinjira. Inyatsi ya mbere yinjizwa cyane no guca inyuma uwo mwashakanye. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kumenya wa mugabo we wa mugore. Iyo umugore wawe aguca inyuma uzana amafaranga mu rugo akayiba akayajyanira uwo bacirana inyuma. Noneho ikindi kandi uyu muntu uguca inyuma akabigucaho byeruye, nshuti yanjye numumenyaho ntukamwihandireho kabisa. Uyu muntu uguca inyuma oya nta giti cy'umushubi kigeze cyera imbuto nziza, oya nta muko wigeze uhinduka rwose ironji aho icyo akora hari umuntu ushobora kubigwaho kubera ko yatezwe. Birashoboka cyane nawe wajya kwireba ugasanga ni umutego bamuteze ariko atari ingeso yari afite. Ubu ngubu uzamubwirwa n'iki? Aza yikubita hasi imbere yawe, aza asaba imbabazi, ndetse afite n'agahinda kenshi n'amarira atagira uko angana. Ndabyibutse mbimenye neza yuko burya umuntu ufite ibintu byiza iyo atabishize ahagaragara iteka ryose bihora ari bibi. Burya umunyabwenge iyo adatanze ibitekerezo nta muntu n'umwe ushobora kumenya yuko ari umunyabwenge. Ntabwo burya umuntu yaba afite imyenda myiza ngo narangiza ayifungirane mu iduka adafunguye cyangwa se ngashire sapo hanze ngo abantu bazamenye ko afite imyenda myiza. Ni nako rero wowe waba uri umushoramari cyangwa se rwiyemezamirimo ukaba ufite ibigo runaka harimo y'amashuri b'amaketi cyangwa se ukaba ufite resitora nziza, ufite sitasiyo aho ngaho, ariko kandi n'abantu baza ahantu herereye ariko abakeneye ibyo bikorwa byinshi cyane. Uragira ngo se kandi ufite urwo rukanda
ngaho ngaho, ariko di abantu bamwe hari abantu batazi aho rukorera kandi bakaza bagashyiraho ibiciro bihambaye cyane bagatuma abantu badakunda ibyo bikorwa byawe, abandi bakagenda bakabisebya mu buryo butandukanye. Ariko twebwe reka tugufashe wigira ikibazo 103.5 Capital FM turagufasha kumenyekanisha ibyo bikorwa byawe ku buryo bwiza ku biciro tutasanga ahandi. Reka mwibutse ko kandi waduhamagara kuri nimero 0786433849 0786433849. aho ngaho turagufasha kumenyekanisha ibikorwa byawe. Buriya suragira ngo ufite iyo resitora yawe nziza, abantu bayimenye, abantu rega bakeneye ibikorwa byiza ko bijya hagaragara. Nshuti yanjye, nta nubwo uzi umusaruro wo kumenyekanisha ibikorwa byawe byiza di. Buriya se uragira ngo abantu bari buze gusobanukirwa byinshi cyane bigiye bitandukanye ku byo tubona ubu ngubu iyo bitaza kubamamazwa cyangwa ngo bimenyekanishwe. Bo urabifite aho ngaho ariko uricaye nta mikoro ufite yagera hirya no hino. Reka tubere mikoro ngira ngo Titus Innocent ndahenda. Reka 103.5 Capital FM yashyize Kigali turagufasha kumenyekanisha ibyo bikorwa byawe ku buryo buhendutse. Mwibutsa ko kandi njye Titus Innocent iki kiganiro cyo ni kubera iki. Reka mwibutse gukora subscribe, like, share, comment maze ugakurikira ibiganiro byacu. Ese niba iki kiganiro wagikunze ni gute utahita unyarukira kuri YouTube ukandika ijambo kubera ugakora subscribe. Reka ukiyumviriza inama haruguru kuzumva uri umugore ariko utari kumwe n'umugabo wawe, ariko nyamara uramutse ugifunguye iganiro mwiherereye mu rugo rwawe akaza kumva ibiryo uburyo ki urugo rwiza rubayeho neza iyo rwirinze ibintu. Reka rukera kuri byinshi uragira ngo byaterambere ry'urugo sigurije cyane. Niba umugabo yaragendaga akanywera ibihumbi 10 akaguha 2 reka igihumbi kimwe arajya kukinywera ariko yibuke ko ibihumbi 9 ari umuryango 5 azabihaguhereza mu bihaye bine mujye kubyizigama. Ntukira se ngo hari ahandi bituruka. Erega mukavuga ngo naheze mu bukene bw'ugasanga yo mutinda mukabara yo mutinda avuye mu midweri z'abana. Bagira ngo mbese no butinde ni mu mutwe. Enda kuri YouTube cyane ukore subscribe kubera iki TV ijambo kubera iki ni kubera iki yakabazo nyine wibaze. Ese koko kubera ko abantu bibutswe gukora ibyiza byabo. Aka kanyereka tubaze turebe ikindi kintu nyuma yo kudacana inyuma. Ese koko isuku yari isoko y'umunezero n'ibyishimo mu buhe buryo? Ese nawe urashaka kumenya uburyo ki isuku yakubera isoko y'ibyishimo mu muryango wawe? None se uyu mwanya nawe urashaka gusobanukirwa byinshi?